Tubahe ikaze nanone bakunzi bacu ku mibereho n'imirire myiza. Uyu munsi tugiye kwiga gukora pizza y'abantu barya ibikomoka ku bimera cyangwa se vegan pizza. Ntimucikwe muri iki kiganiro. Turatangira duponda, dushyizemo amazi y'akazuyazi, dushyizemo umunyu mukeya, ushyiramo umunyu bitewe na pizza yawe n'igipondo cyawe uko kiri buze kuba kingana. Twebwe hano dushyizemo akunyu gakeya karinganiye, dushyizemo umusemburo wa pakimaya kugira ngo pizza yacu ize kuza kubyimba. Dushyizemo ifu y'ingano ibirushe 2, dushyizemo n'ifarini kugira ngo pizza itaza kuba ikomeye cyane. Nibyo dushyizemo, ahasigaye tugiye kubivangavanga byose dukore igipondo. Turavangavanga kugira ngo dukore igipondo gikomeye kitagifata ku ntoki. Murabona igipondo cyacu twakibonye, murabona ko rwose ni igipondo gisa neza. Ahasigaye ikintu tugiye gukora, tugiye gupfundikira kugira ngo umusemburo ukore. Dupfundikije agatambaro. Mu gihe dutegereje rero ko bibyimba, reka tube dutegura ibindi. Iyi ni poivro, tugiye kuyikata. Muraza kubona uko turi buze kuyikoresha. Tugiye kuba dutunganya ibindi mu gihe dutegereje ko pizza yacu ibyimba. Poivro turayikase. Izi nazo ni karoti twarabye. Hanyuma tugiye no gukata igitunguru. Igitunguru nacyo turagikase. Murabona dufite karoti, igitunguru, puwaro, poivro ndetse na tungurusumu. Ahangaha noneho tugiye gusya inyanya hamwe na beterave. Mu mwanya w'ibindi bitukura dushobora gukoresha, inyanya na beterave nibyo byiza. Tumaze kubisya, ahasigaye tugiye kubikaranga. Inyanya na beterave gusa nibyo tugiye gukaranga. Twashyizemo amavuta make y'ikiyiko kimwe. Turakaranze inyanya zacu na beterave. Inyanya na beterave turabikaranze kugira ngo bishye. Dukore agasosi tuza kunyanyagiza kuri pizza. Muraza kubibona uko turi bubigenze. Hanyuma mu gihe turi gukaranga inyanya na beterave, turashyiramo na tungurusumu yacu. Reka tuyizane tuyishyiremo. Tungurusumu tuyishyizemo kugira ngo kano gasosi kaze kuba kameze neza. Murayibona ni yandi twarabye, iraseye muri make dukoresheje akarape. Turabikaranze rero, mu kanya biraba bihiye. Dukomeze procedure zacu zindi. Dushyizemo akunyu karinganiye. Isosi yacu yahiye. Cya gipondo cyacu rero cyabyimbye, dufasheho gatoya. Tugiye kugasunikisha agati kacu. Utagafite yakoresha icupa cyavuyemo fanta. Tugiye
gusunika dukore ikijya gusa nka capati ariko katananutse cyane, gifite ka epeseri karinganiye. Hanyuma tugiye kotsa uruhande rumwe, dusize amavuta ku ipanu, tugiye kotsa uruhande rumwe. Urabona ko yari itangiye gushya, tuyikuyeho. Rwa ruhande rumwe twokeje tugiye guhina cya gipondo cyacu cyabaye nka capati, ubundi hamwe twokeje tuhasige ya sosi twatetse, tubanje kujombamo foke kugira ngo isosi ise nk'iyinjiramo gahoro. Murabibona ya sosi twakoze rwose isa neza, harimo ka tungurusumu, harimo akunyu, kandi binasa neza, kandi ni n'umwimerere, inyanya na beterave. Tumaze gusigaho, dushyizeho za karoti zirabye ni mbisi, dushyireho na za poivro, dushyireho na bya bitunguru. Hanyuma tugiye gushyiraho blebo nk'amavuta yo kugira ngo bize gufataho neza kandi biryohe kurushaho. Mbibutse ko iyi pizza yacu uwayirya amara yiwe yakora neza, ntabwo yarwara constipation kubera hariho imboga, harimo ingano z'umwimerere zigifite ibishishwa byazo, hariho na blebon, amavuta meza cyane. Ahasigaye noneho tugiye kongera tuyotse ku ipanu, twabanje gusigaho utuvuta dukeya, hanyuma tunapfundikire, dushyireho akariro gakeya, dupfundikire nk'iminota 5 ku kariro gake cyane. Pizza yacu iraba ihiye. Nyuma ya minota pizza yacu dore uko yabaye, yahiye. Murabona rwose ukuntu isa neza, iraryoshye, ni umwimerere kandi ntago yatera indwara. Rero nawe uzabigerageze, iki ni cyo kurya kiryoshye kandi kitagoye kugiteka. Tubashimiye kuba mubana natwe mu biganiro byacu, nakagaruka.